wabugira inama abantu abakobwa bakava mu bintu biraho ngaho byo kwirirwa bunamye bashaka kurya ibintu bataruhiye bakakorera amafaranga. Jewe abakobwa ndabagira inama yo kurya amafaranga y'abagabo mushyizeho imbaraga. Nguza amabono ngo nizo mari oya ni nyashi. Nyashi. Ngo ni nyashi. Kurya amafaranga y'abagabo uzamurya amafaranga wazakurya ubuzima. Amafaranga y'umugabo uzarya. Ushatse kuvuga ko abagabo bose babaye ba Kazungu Denis? TV. Ikaze bakunzi ba Minyawe TV, ndabasuje aho muherereye hose. Wowe wakoze subscribe, like, views na share. Imana ikomeze kuguha umugisha kandi haze kwifuza ko umutima wawe. Hano imbere ya kamera turi kumwe n'umusore mwiza, umusore ukeye, umusore wajyanishije, umusore wambaye neza asubunda kuvugara. Okay, uyu musore rero afite channel bita Imvura TV, reka mureke nawe ibinda byongereho. Nta bintu byinshi ifite byo kubabwira, ni cya cyamamare nyine byahamye. Harya byabizina Anatole Peace. Uyu musore afite amazina adakwirwa no muri machine. Mwihangane nge mbasuzugura mbaca amazi reka nimwe mwangiza umukire. Okay, wongeye kugira neza kwanyu kabibakoreho. Wongeye kwirwa neza PC. So ndashima Imana. Ndagusuje hano mu bwami bwanjye. Asante sana kabisa. Yego, bakonze bamenyawe TV rero, uyu na musore nyambabwira wa ndi wigize kumbwira ngo aba Yesu yahaye urubyaro, haleluya. Amen. Nimba nawe utarabyara kandi ukabyiteguye, amen. Ubwo rero abantu amen urakuraho. Aba Yesu yagiriye neza, haleluya. Abo Yesu ntabwo ajya kwinginga, haleluya. Abo Yesu umva, mbese buri muntu wese akore ku mutima w'icyagiye kimushimisha. Imana icyubahiro n'ukuri niyo kubahwa, haleluya. Amen. Ubwo rero ndakwakire none naguhereza umwanya. Uyu munsi no wa story kuganira nawe, nari nkukumbuye. Maze imitsi ntabonana nawe, none hari kumva uyu munsi ndabona ntazi kabisa waje wantwikiye. Gusa muri rusange reka tubanze dushimira abantu. Yego. Nta mpamvu yo kugira ngo tujye turya twenyine tudahaye ku bantu. Mwakira ishimwe tubahaye ababyeyi. Zibyo. Ukuvuga ngo nkanjye pe urebye ubuzima nanyuzemo, uburyo nari mayibobo sinari nzi ko nzagira platform ngari. Iyo mvuze Imvura TV hari abantu bamamagara ng'imvura kandi kujya imvura ibeho no kubera mwebwe. So rero no kuvuga ngo ndishimye cyane kuba ngeze ku kigo cya Minyawe. So ubwa mbere ngira ngo sanzwe ntagera, ariko uyu munsi ndatekereza ndi bugendere ku bitekerezo byawe. Ujye unyiha ngo ndi imbobo ngo ni mapfumu y'amatwi kumbi nawe wigize kubayo. Mbona uri akabobo kakana kandi shamva ndumva ari mugenzi wanjye. Ingaruka zabyo tuba tuzizi. Ndumva uri mugenzi wanjye. Yego. Aha, nkuko twatangiye rero turi gushima Imana ku bantu bahawe urubyaro, abo Yesu yagiriye neza. Mu bantu Yesu yagiriye neza nanjye ndimo. Murabona ko ndi umukobwa mwiza, murabona ko ndi umukobwa ukeye. Mbese urabona ko mva Yesu nta cyadakora. Ariko gira abantu baba ari bo bakuvuga kuri mwiza. Ariko se ako njye afite abantu bambwira ko ndi mwiza. Mwareke chat y'abantu bambwira ko ndi mwiza. Mbese barabikubwiye ugeraho nawe urarambirwa bakagiye byivugira ibintu bidabira. Ndi mwiza pe. Reka nkubwire. Bisi kwa mwiza byuri mwiza n'umuntu utabibona n'umuntu udafite amaso. Ntabwo ari ukukubeshya ndi mwiza, kuko hari ibintu byanshimishije mu buzima. Njye nshimishwa n'umuntu umbwira ko ndi mwiza. None hari umuntu wanyandikiye ko ndi mwiza bituma nkora na screenshot yuko ndi mwiza. Ibaze icyo kintu. Ngo Mimi nguri mwiza, Mana yanjye umva. Uze se umuntu uba ushaka kukurya, buri umuntu uba uri ufata inkoko marabatesha, inkoko ifite inyama. Mbega inkoko we, inkoko ngira byibushye. Uburera nko uramuntu abakunzi inkoko cyangwa abayangu. Umva nkubwire. Nawe abantu bakubwira kuri mwiza bataza bashaka kukurya nk'iriya ngo. Wowe rero ntago uri kubibona. Ngo uraho neza Mimi, umva nkunda ko gukurikirana, ariko mu by'ukunda maze kukumenyaho n'umuntu ukubwira ko uri mwiza. Uri kubyumva neza? Mbabariro hagaciro rero uyu mwanya mfashe wo kukwandikira nkubwira ko uri mwiza. Ubwo kuwa agaciro uri mwiza pe. Nyine umbase mvanze mbere uri mwiza pe, useka neza, uhorana ibyishimo, ugira story mu ijambo rimwe, memori mwiza. Oh my God. Umugabo n'umugore. Yes way. Umva igitsina ntago nakitaye gikuru nuko ndi mwiza. Kira uwo muntu yari ari gushaka ahantu ari buze kujya kubyinira no gusarira. Umva. Bisi muri na minsi se mikuru ufite iyihe gahunda? Harya ibyo boro byageze. Nge nakoze stat abantu barananyibasira cyane baranukati. Nakoze stat ya danger. Ntabwo se abakurambere baramvumye.
muri inkoko mbure n'inkoko yuzi ibijumba basi ugiye kumbana nka Scovia none waragira atabandi baratarama ibyo bagezaho wowe uri gutarama gusa ngo uri mu minsi mikuru ahubwo se wandaritse umva se kutari kumbaza icyo ndi gutarama se ngewe ariko Scovia z'ubwenge ariko nanjye banza umva nyine abandi mubwiye bari gutarama ibyo bagezeho uri gutarama ariko imyaka afite irabimwemera by the way imyaka inda afite Scovia no mukecuru arakuze nawe nire kuzatera imbere wacecuru none se utekereza ko imyaka afite ibitekerezo yagira ari byo nge nagira aho ngaho muhera Jacques Masafite imyaka ingahe nyine Jacques afite imyaka ingahe Jacques urabizi ntago ngende muri analize y'imyaka y'abantu ariko icyo rendaga kukubwira ni kimwe njye mfite ikintu kinshimishije abakunzi bamenya we TV uri kwirata imyaka ufite njye mfite icyo nagezeho ariko umva please njye mfite icyo nagezeho n'abafana banje abwira rero wa muntu wishuka abantu banza mve njye icyo nagezeho nimba utaratera banza mve icyo nagezeho ntega amatwi ntega amatwi kuba ndangije umwaka naramaze kubona 1k abafana banjye mwobawe kabisa ndabakunda wakomye abantu umuntu ataramara umwaka akajya subscribe igihumbi ataranasaba ni ikikwereka ko ndi mwiza utarasabirije utaraguza amasubscribe abantu bajya bambwira ngo nsa ngo nasiya ejo bundi bazambwira ngo nsa n'impanga series umva nukubera uri kugira amafaranga bazakubwira ko usa na nuze na bamwita ngo iki Samia Sulu ahubwo ngo ni mimimasi niba ari mimimasi bazakubwira ko usa na marayika kuba wakoze ufite amafaranga marayika yanyurusha ubwiza kuko itagaragarira amaso y'abantu uzibeshye ujijisha ukene abantu bakubwira bose kuri mwiza papa nuzabikubwira azabashaka kuko ushatse kuvuga ko miminya wari umukire ari ijambo waniganye nimba ufite imyaka ukiri muto ukaba ufite imyaka mikeya uracyafite amahirwe yo gukira ariko nanone nimba ubona utari gukira muri iyo myaka ufite kumva ngo uzakira washaje uzasaza utyo kora hakiri kare uyu nguyu ntareke kubashuka ushatse vuga ko miminya wari umukire ariyo mpamvu bankunda none se imyaka ufite n'ibintu ugezeho biraho ibyo washuka abantu ngo Scovia yarakuze Scovia yarakuze niyo mpamvu ari umukire niyo mpamvu atekereza ibintu bikomeye urebera ubukire mu bashaje rero ntushake kumva ko uzakira uri muto wicara ubizi neza yuko uzasaza umva se mubwire twe turi gutekereza abantu bazadusohokana kuri Noheli na Bonane ariko bari kureba akavuga ngo wowe urabyina ibiki bagezeho ariko njye mfite icyo nagezeho bisi wowe wageze gutya wazisohokanye se aho kugira ngo ushake uzagusohokana ahubwo uzashaka gusohoka ariko mbere yo kugira ngo abantu babasuzugure mwagiye mwiga gusuzugura abantu ntabwo bufite ngewe nzisohokana umukobwa mwiza nkanjye ngomba gushaka uwo dusohokana uzashaka umuntu wagusuzugura gusohokane washatse usuzuga sokaza musohokana please tuzasohokana ntabwo azansohokana akajya kubwiza ukuri aya uri kunyumva nabi tuzasohokana ntabwo azansohokana muzasohokana tuzasohokana twaravuze ngo urashaka umuntu uzagusohokana ndashaka umuntu tuzasohokana tasuzansohokana ibyo bintu abakobwa mwihaye byo kwanga uziko wakubaha umuhungu urumva unamurusha n'amafaranga mugasohokana ukamuha amafaranga mbere kugira ngo yishyure fagitire abashe kubawa ntushobora gusohokana n'umuhungu w'umukene ukamuha amafaranga mbere y'igihe akaba ari uza kwishyura fagitire kugira ngo ataza gusuzugurika aho mwagiye ariko nanone ku ruhande rumwe buriya mujye mwiga gusuzugura buriya abakobwa benshi noneho bamwe muri mwe bakunda no gusuzugurwa umukobwa umukobwa kumva ngo nzabaho mbeshejwe n'abagabo washatseho umugabo ubeshaho ko nawe ufite amaboko ko mwiza gukora mwana bibiri ngo ndakwemye ngo wanshinze we ngo washyara we ubwo nyine nanjye mbe nkayisha Aisha kuri ayihagara ariko ngiye ntekereza ko no mu buzima busanzwe Aisha tujya dukunda guciringa nawe Aisha ntago ari umuntu wamenyera gutyo cyenyeye ubwo urambeshye nyine muciringa ryari yiwe akagira muciringa ryari bikwereke se ufite nimero ya telefone gaho yinyereke none suba Aisha no kumenyana naye rega ngende icyama Aisha yabirarino yabijemo ngeshaje ariko ko kurashaje we ko bari tumuriye namana twimyeru naragize ngo ifumbwe ari bisize amahirwe nkaya wayakora gusaza sugira ngo ni ikibazo ahubwo amahirwe abona bake kubanza n'uruhara rwaraje kuko ndabona bakinzamo n'ingofero maze iminsi nago yero kubanza n'uruhara rwaraje sha fresher wagiye wabwira mva ni kuri Mimenya we TV no ku Mvura TV Igo Mvura TV Igo akanye bagiye ikinyamakuru cyanjye cyagukujije sha kubera wazanye uruhara ntangiye kukwibagirwa umunye gutangira mbe nkundana na bagasikiri kuko nibo bari mu myaka yanjye tuzanga tuje guterana amagambo wabugira inama abantu abakobwa bakava mu bintu biri aho ngaho byo kwirirwa bunamye bashaka kurya ibintu bataruhiye bagakorera amafaranga jewe abakobwa ndabagira inama yo kurya amafaranga y'abagabo mushyizeho imbaraga muzarangira gutese
mfa muyarye ati gute nabagira inama yo kuyarya n'ubundi umugabo aturuka mu rugo rwatahashye uri kumva akaza guhahira umukobwa akajya guhahira umukobwa atakoye ushaka umukobwa ibere rihagaze iyo wamubyaza kabiri gatatu gatangira kubona inda yakwayutse ugatangira kubona ibere ryabaye nk'isogisi rya Messi ukumva ko utagikeneye kuba wagendana nawe ukajya gushaka twa dukobwa tugifite ibere rigihagaze niyo mpamvu nanjye mbabwira ngo mwabakobwa mwe umugabo uzabayoberaho muzayamurye kuko azaba yabuze ubwenge hari igihe umugabo kuba amafaranga ukagira ngo nta bwenge afite buriya umubare umutera wayaguteye umubare mwagakobwa kazanyoberaho kazasubiraho kari kurira kazakuyobera se kagukuraho iki kurara rwakuzanye ubu rwakennye kazasubiraho kari kurira mayi nkawe mimi ntabakobwa uzi barize na n'isaba kiri mu ngaruka wimye se nimba ubona shawa waragize gutya abagabo we nuko wowe uzi no gukora uzi kubaho witeje uremera ukanabashuka ubabeshya mimi kakubwira ikintu mwangira nanaguteza abafana bawe ibyo avuga ni mu byemere uyu mukobwa niwe wantumiye ariko njyewe mbarabure izina ry'Imana umuntu uzaza nabi niba zagutwika kuko n'Imana ikunda abagabo hari ahantu handitse ko Imana ikunda abagore gukunda abagabo kwawe no kubakura birahererekeranyije ariko se ngiye nkura gukura abagabo no kubakunda mwaba followers banje mwe hari no wari wangurana na megabytes za 2 ngavuga ngo ndamukura rekawe nuko uzi gukora ntabwo uri nk'aba bandi birirwa bazunguza amabono ngo nizo mari oya ni nyashi ngo ni nyashi haje za kamera nyashi amahirwe wagize wowe ugatoroka abagabo bari hanza ibyo mwibwira ngo mufite ngamanyashi bayarya muraza kurya amafaranga y'abagabo uzamurya amafaranga wazakurya ubuzima amafaranga y'umugabo uzarya ushatse kuvuga ko abagabo bose babaye ba Kazungu Denis mbese kurya ubuzima n'ibiriya gusa ugira none uzi gukubitana n'umukobwa ugasanga kuryama byamunaniye urumva no kugenda mu nzira ukajya ubona nta mutekano afite yaba yaranaguze n'imodoka ukajya ubona mu maso ukamubonamo neza neza ngo unibere mu yindi si n'isura yarazanye karabasa atakiburiya nka mimi muri kubona kuri kamera hano oya hari icyo usanga buriya ariko mu mutwe harajemo akajagari keshi ariko mara akajagari k'abagabo se ya baba ajya abashyira blacklist se ibintu bigira ingaruka oya najya mba challenginga mbashyira blacklist uyu munsi wo twabananye mu blacklist ejo mabana n'ubuhamye bose reka rero mubwire gusa nari ngukumbuye pe nkumbura uteze ngenda ariko mfite amakuru ko ejo muri hari umukobwa uherutse gutera inda di ayo makuru urayafite cyaba barakubeshyeye urabagabanyiriza iki se kubagira umu ubwo ariko siko ko ari 6 nari mbyibagiwe di ako se sigaye barasimbuye yago ariko urangabanyiriza abagore ko ukuri ubundi ufatanyije na yago ese ndiyagubihakana oya mfite ikibazo mwebwe na yago mwafunguye product yo gutera inda rero kambabwiza ukuri mwabagabo namwe mwabadamu namwe rubyiruko muri ahangaha nawe ndi gushishikariza ubusambanyi sibyo ariko aho kugira ngo urongorane wishima havukemo umwana umwice mureke twibyarire cyogora mureke wasinje cyakora reka nkubwire yaga ariko bamuzana mu njyewe ntekereje ubusambanyi buri hanze mba mbona nzajya kwaka akazi uruganda rwa Prudence nkarwamamariza kugira ngo ndebe ko byibura hari abarohokamo bakepe bura rero ngewe nimba kwifata yibananira nta muntu njya ashishikariza gukora rero umugabo yakwiba ipantaro yambaye ishashi ingomba ki ukajyaho ngaho ukavuga ngo uri umuntu w'umugabo ubwo aba yagutishe ko harya Jackie ngo afite inki ya boro wambwiye kare harya muri na Jackie nawe nzi Jackie afite inkira abantu babashaka kuduteranya wabyita ibishyira yanuza harya bavuga ikuma bavuga iki kakantu yakinzeho indabyo ushatse kuvuga ko bakagutiza nawe wazanye amazina mwana babyimba se n'ibintu bya nyirayo wabyimba ushatse ko babyimba ni babyimba cyangwa babyimba cyangwa ni ikibyimba ahubwo ibyo biboro wibinzana ushatse kuvuga ko bagutiza wabyimba nawe ukarongora Prudence ukarongora ishashi oya reka mbabwize ukuri inshuti zanjye mwifate nibananira mukoresha agakingirizo kubera ko ni wo muti kuko iyo wamaze kugera muri ya sije yo kwicuza warafashe umwanya wawe ugatanga ituru ni nabyo koko ni nabyiza wari unanezerewe wishimye ariko umunezero w'amasegonda 30 utazicuza ubuzima bwawe bwose ukazamara imyaka 80 wari usigaranye uri mu kwicuza uri kurira ku masegonda 3
uhubuka wiruka ukabara buhoro buhoro mani reka hanza muntu prudence utazabona ibikobwa bimeze gutya ne ukuru cyasa muntu prudence yananiye nka memory hano mudamu mugenzi wanjye mukobwa mugenzi wanjye prudence yananiye nka memory hano bihira kubi wagenda ukagana family planning hari agashinge k'amezi 3 hari akamezi 2 waje kwamamaza hari agapira k3 hari na k5 uko ushoboye ndi kugomba gufashwa rwose nagira ngo nshimire Imvura TV warambwiye ko baguye amafaranga yo kwamamaza ariko mwana ariko ngemba ndi kurengera ubuzima bw'abantu nakubwiye ko ari umutima mwiza niyigirira abantu utazabona ibyisi sizi bigire ngo ituragura intama iki gikobwa nagisa gutya kiri guseka ukabona uranezewe ni byiza nyuma y'iminsi 3 cyaguhaye ushobora gushiduka utanye kujyona ari ibyisi kubera agahinda cyaguteye umubabaro ufite kubera intari ryana woroje umuntu ushatse vuga ko mimi ndi impyisi utanzeho urugero ntabwo wese arugurwaye uranaga urugero wabuza abandi bantu wangiza abantu sari ubwo banduza njye nta nubwo nyatsambara maze imyaka 11 nubwo ifite agasida kawe sika hari ubwo kari kakora reka ntabwo sida mwizina rya Yesu uwo mwaka ariko mimi mbere ko dusoza ikiganiro numva wari kugara ku musozo nkubaza ikibazo ngo hari ukuntu ngo abatipe ngo bajya bafata umwanya ngakabaza umukobwa ariko kumucere ari gushaka kumucaca nyine ngo yumve akamukora muri search kugira ngo yumve ko arwaye sida ushatse vuga ko ari searching uretse gato agashaka kugira ngo amenye ko arwaye sida aho kugira ngo afate test amupime aho kugira ngo wambaye prudence ahubwo akavuga ati umukobwa ngiye kumubaza ati buriya kumwana gusa ko ndwaye sida ngiye abonye umukobwa atabitinye ko nawe rwanyunyiranye noneho barejya mubwira ngo ariko be ngo ndumva ashaka kuzana test ngo upime kugira ngo tubone uko dukora sex ngiye mvise umukobwa avuze ngo ngo yizane tabatubwa adatinya ntari agahita ashokeraho araborogana ushabaragwa reka nkubwire nukuri mane sida wabona ikugwiririye ariko ntago wayifuriza mugenzi wawe ngo uba wayimucira mbabarira reka nkubwire yemenya nzana y'irwara kuko ndayitinya pe nukuri mana bakunze bamenya TV mujye munsengera Imana impaza uburame indindi cyo cyago impe kubaho nezereye nkuko mpora nishimye ndagira ngo nshimire uyu mugabo ufite amazina atajya kwirwa muri machine no muri kamera nta nubwo nabasha kuyibuka pe gusa nzi ko ari Imvura TV yakoze kwitabira ubutumire bwacu bakunze bamenya TV mukore subscribe ku Imvura TV nkuko ari umushiti wanjye mumufashe mumuzamure nkuko nanjye mwanzamuye nubwo sabiriza buri muntu utagukundana n'ikindi buri umuntu utankunda ako umuntu nkunda agomba no gukunda banza sinumve neza abakunzi bawe rero abakunzi bawe bagomba kunkunda kubera ko nge nawe ibi nibigo bigomba kujya bikorana umunsi kundi kandi inshuro nyinshi cyane niyo mpamvu ntabwo ari ugusabiriza rero ntumbwirira abakunzi nabi ntabwo ari ngiye kubwira ababyeyi yego ntabwo ari mwebwe ngiye kubwira gusa nanone ko yakore subscribe udakunda umuntu yewe ntabwo urukundo nk'urwo ngurwo rw'umuntu rumuhuha wonjya ndwego ariko nanone nagomba kuzinga runo rusura gutya mbona atabasekera abakunzi banje bakunda umuntu basekera akabereka nutabereka inyenyesha none senderekana inyana afite umva uzemera ujya data ntarundi rwango murabizi tutagize akantu nk'aka tunagamo ntabwo twabona ibyo tubaganiriza burabisaba ubwonko dafite akiyo hano man ibintu byose byabura ko bane igisiko cyashaka wansukishije wakwisukishije se we nta maboko kugira wansukishije sheri wese nta maboko kugira ariko shamva mfite amakuru nguri muri divorce nawe buretse divorce narigeze se divorce buretse murakwa divorce se nta ugeze umuhambiraho umuntu divorce ndajya guhambuza hari umuntu bampambiriyeho ni divorce yo mu buriri ndajya guhambuza hari umuntu bampambiriyeho bisi ibintu by'indobo n'inda byose shimana yanjye reka mimi ntabwo ari kugusuzugura ariko ngewe aho kugira ngo nkwigishe kurya ifi nakugisha kuyiroba kubera ko nshobora kugufata nkagusohokana cyangwa nkakutoza gusuka imishatsi ejo nkaguta nkigendera ugasigara wabwahagiranye umugabo ugutereta nubona ari kukugurira ifuka yirya nawe ukajya umirumiruzi uzajya umenya neza ko ari kukuroga ahubwo azakwigisha ahantu uzaroba ifi n'uburyo uzayiroba kuko ntaje ntuzaguma uyirye ushatse kubwira abagabo bankunda ngo mu minsi mikuru ntibazangurira ifi bakwigisha uburyo ukora amafaranga wikoreshereza imisatsi nawe kuza kuyigukoreshereza niba mara kugenda uzaza kutwiba zamu ndahita ashyira zamu hariya ku muryango ushatse kuvuga ko abantu bankunda nta kintu bemeye ko nkoraho abantu rero bagukunda noneho kugira ngo mbemeze neza mbereke ko ibintu ngiye pisa vuze bibabaje kamera umva icyo navuze ngiye gushyiraho skin head umva icyo navuze ukabyaraho
ntago mubyeyi ntabwo navuze ibyo ngibyo umunyanga nubwo mbise mubyeyi mwaranze gushaka abantu ugushatse kuvuga ko nagumiwe ubaze ibyo ngibyo ntago ibyo nshatse kuvuga ahubwo ikintu ndi kufokasingaho ndatutswe banza sunyumve aho kugira ngo umufana wawe azayakohereza 1000 cyo kurya nta nubwo yanabikora uretse gato 1010 byo gusuka umusatsi nakugurire kamera aguha mikrofone agusharingire uzajya umutumira mu kirori bakoresheje ikirori nawe baguza amabyeri bari kurya muri guserebora ubahana amafi ubundi aho wahereye nibwo uvuze ikintu kizima kuva watangira ngabura mu mutwanye nago harimo amazi kuva ako ni watermelon pe mujye mukunda gukurikirana ibiganiro byanjye muzamujyana musobanukirwa kubera ko ngewe impamvu mwumva nkunda gushikama aho ngaho kuza abantu bahaguye aho ngaho muhe mwenge aho ngaho muri wa mwenge nyine wa wundi ariko hari n'abawushinguye nyine bashyiraho n'indabyo Tosega ko numva bamwishize mwese kwashinguye umwenge washinguwe nawe igihe cyingura umwenge ugihumeka se urabizi ko bitakunda tumuve aho byajaki aha umwenge yacu umuyaga rero ndi kugusezera ukanga kugenda ariko abakunzi banjye ko abakunze bya danje ngiye nubwo ndaburushaka no kubantwara mwabagabo mwe Debura mutipu kureko ikiganiro ntabwo byoroshye nabona abakunzi banjye no kuri kubava imbere byawe mimi ndagushimiye cyane ndimo ndagusezera wanze kugenda ndagushimiye nanagiye okay ubwo rero nitugukenera nitugukumbura tuzongera tuguhamagaze no kunyarukira ku Mvura TV bakajya bareba ibiganiro byawe bya buri munsi indirimbo njya numva uzi no gucuranga gitari nyine bwo ngubwo turi kumwe ndabakunda cyane mutanankumbura muzabaho nabi ndabizi